ninde ukuzanye hano erega ndaguhumurirwa kandi ugiye kumbana icyorezo mbabwire ndareha none se biri ako mbabarira umbwire ubu ninjye wagiye kwita abazite nakundanye urudashoboka urukundo rw'urwinginga no koko ariko reka nkubaze uriya meraza aramutse aza akabona ukumfata kandi ibihungu bizabibibwa mbibona kare je sinzongera kuba ndi kuvugana nawe ngo meri uri kunyumva reka kunsubiza inyuma meri ntibizongera iryo jambo kozamo fasha kwahira dutaha ngufashe kwahira ariko aya kantu nari nkuzaniye banza wakire ariko menye ushaka kuzandoga ushaka kuzandoga menye muroga nakaye narakuroze cyagize rega jya wumva utuje yawiyakira muroga nakakuroze bya munsi uyu muneke urase cyangwa muba mwawushyizeho za nyabingi se kuki romantique uretse no gutumerera ahagarara hamwe byatsi hari ubwo hano bugiye gushira okay tono kutambaza se ikintu cyatumye nguhiga namatsiko ufite nizere ko ari kutazanwe na yamatiku y'ubushize ushobora kuzandwaza umutwe areka uzanye ngira amatiku mva rero uko byumva ndiba ariko we shaka kuzakwitwa n'umugore utari mama wawe ako ubura ni gute aburetse kwanza mubaza ni gute urukundo rumera nuko nguko nyine utamira ajya manje ariko reka nkubwire menya reko nyine mva nkubwire rero tureka tutacaye ibyo dutuma nibagira nyine tujye kwa muganga cyane kwa muganga siduheruka kuvuga ngo namazi sibiziri kuye waravuze ngo namazi uba wanyweye agatuma utumba mu nda mva nkubwire udatuma inda yanjye yikoroga irya emera keya none se uremera turatugende sana n'ubu bwatsi mbugo twaza kirafatuna nirisha then tujyana ubwatsi mu rugo duhita tugenda tujye kwa muganga sibyo siko bimeze my love ibyo bintu ntabwo nzongera kubikora n'ibishitani kabisa ko ndabona usigaye unkiniraho abaza ninde uzagukura kuri zose hari muri umuntu bafite uzakura kuri none se njye nakura kuza narashatse none se ninde kuvuga ko atende washatse gusa ufite ikibazo mu mutwe hakuze ko noneho ugiye gusara none se umva nkubwiye umuneke wabaye mutoya kugira ngo urye ibishishwa none se kuri ibishishwa byo ntago babirya hari ikibazo ubu nanjye rero ngo wawe undi se kutawa kwa ubitse kutawuryaho ko ntawuriye se base wanariye ukakuntamika kaburwa urusambo gusa aga ni woza n'ibintu by'itikuri noneho wemeye umuntu w'imyaka 12 ajya mu mihango wabyara gute se wabyara ubundi sindi byaro urayifite uragare ko ndirimbo ndi 12 ndirimbo ariko nanjye ndi umwana ufite 12 ngiye yewe mwana ufite ubwanwa wabubonye nta bwanwa ngira ubu ni ibiki se iyo bavuzemo ibintu bikomeye ko mutinya cyane ujye urya gahora utazarira umugabo mu nzu rero ku kintu ugiye gukora ugiye kubanza wahire umuba ntago ngiye kukubwiye ngo uze hano umva nahira umuba uri hano none uzana ni barakoroza ariko atira ariko noneho wemeye nemeye iki nakubonye wemeye nuko wihagarara iki nyine tugende waragatwa reba ukuntu ufite ikibazo ubu ni iki cyakuzanye ngaho marebe none se ndakubwira ngo umuntu wawe wimukiye ku mutwe atirawe ndakwicira nakira dutanga n'ubwatsi tubwihorera kavuna umuheto zirasungura se zarya iki tugenda
utangiye kuntera iyo mineke wowe ukubitwa n'inkuba we sha kandi uri igicucu Mesela